turabakiriye batura Rwanda, abatuye isi yose turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni igitaramo gisoza umwaka James. Iki ni igitaramo gisoza umwaka. Dushima Imana, turashima Imana yabanye natwe umwaka watambutse 2021. Turi mu ndebe turi kwa 12. Turashima Imana, tugiye gushima Imana ukuntu yabanye natwe, tunibuka ubuntu bwayo ukuntu yagiye ibana natwe muri uno mwaka. Tunayiragiza muri uno mwaka tugiye kujya 2022 izabane natwe. Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere turabaza dusenga Imana kugira ngo ize ibane natwe. Turagushimira Data, tugushimiye ukuntu ubana natwe. Hari impanuka zagiye ziba, hari ibibazo bitandukanye byagiye bari kubara turinze, izina rye nirishimwe. None turi imbere y'ubwiza bwawe, tugiye gufata umwanya tugushima. Turakwinginze ngo wumve ishimwe ryacu, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dupfire ku musaraba w'Igorogota. Amen, amen, amen. Reka dutangire turirimba ngo uyu ni wo mwanya mbonye ngo mbwire Imana ibyanjye byose, ukuntu yabanye natwe. Aka niko gahe tubonye ko kuyigana. Uyu ni wo mwanya mbonye ngo mubwire ibyanjye byose. Aka niko gahe mfite ko kumugana. Uyu ni wo mwanya mbonye ngo mubwire ibyanjye byose. Aka niko gahe mfite ko kumugana. Gerageza untege ugutwi wumvirize ishimwe ryanjye. Mutima wanjye urasendeye ishimwe ryanjye. Gerageza untege ugutwi wumvirize ishimwe ryanjye. Mutima wanjye urasendeye ishimwe ryanjye. Gerageza untege ugutwi wumvirize ishimwe ryanjye. Mutima wanjye urasendeye ishimwe ryanjye. Warakoze, 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 Mana we warakoze, 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 warakoze. Haleluya. Iyi ndirimbo ijya imfasha. Iyo nyiririmbye numva nibutse amaraso ya Yesu Kristo. Umuririmbyi niwe wavuze ngo yasoko y'amaraso yawe nibiyemo ndakinduzwa ibyaha. Amen. Yasoko y'amaraso yawe nibiyemo ndakinduzwa ibyaha. Ndagushima babariwe. Yasoko y'amaraso yawe nibiyemo ndakinduzwa ibyaha. Ndagushima, ndagushima Yasoko yayo narababariwe. Ndagushima Yasoko yayo narababariwe. Ndagushima Yasoko yayo narababariwe. Yasoko y'amaraso yawe nibiyemo
ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo amaze gutekereza ku buntu bw'Imana, amaze gutekereza ku buntu bw'Imana, ukuntu Imana agiye ibana nawe. Amen. Amaze gutekereza ukuntu Imana agiye ibana nawe, yararimbye indirimbo ivuga ngo umukiza wuzuye ubuntu, inshuti mukuru umucunguzi, umwana w'Imana wacunga imitima yacu. Arangije aravuga ngo niwe musa aziringira, inshuti mucunguzi, umwana w'Imana wacunguye imitima yacu, mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, umwana w'Imana wacunguye imitima yacu. Kandi abamwizeye bose bakamwiyegurira, yabaye ububasha bwo kwitwa abana be. Niwe mucunguzi, kandi abamwizeye bose bakamwiyegurira, yabaye ububasha bwo kwitwa abana be. Niwe mucunguzi. Iyo umuntu yaributse Imana yamukoreye, arangije aravuga ngo niwe musa aziringira. Utanga ubuntu bugakiza imitima yacu, niwe mucunguzi, niwe musa duhimbaza, niwe musa dutangira. Utanga ubuntu bugakiza imitima yacu, niwe mucunguzi. Umuririmbyi mu myaka atambutse yajyaga gufasha cyane, nkumva ndishimye. Ni umuririmbyi waririmbye ngo soko imara inyota
soko imara inyota soko idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye soko imara inyota soko imara inyota soko idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye mwami wanjye umbaye kure iyo umba hafi mbamuhobeye nkaguhimisa yitabarika ariko ntacyo uzagaruka aho uri ni wowe umvugira kubera urukundo nkunda mwami kugira ngo ntazarimbuka mwami wanjye umbaye kure iyo umba hafi bamuhobeye nkaguhimisa yitabarika ariko ntacyo uzagaruka aho uri ni wowe umvugira kubera urukundo nkunda mwami wewe kugira ngo ntazarimbuka mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe gushimiye mukunzi wanjye mwami we akira ishimwe gushimiye haleluya hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi haleluya hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi Imana ishimwe cyane umuririmbyi niwe aririmba wita Theo ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye arangije reba gucingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu turaza kwiririmba neza reka duhimbaze Imana tuve ngo Mana sirime kandi sikane nabonye ineza yawe niturebe turi kwa Yesu ni salama Mana we Mana sirime kandi sikabiri nabonye ineza yawe Mana sirime kandi sikabiriwe nabonye ineza yawe Mana sirime kandi sikabiri nabonye ineza yawe Mana sirime kandi sikabiri nabonye ineza yawe ineza yawe ahara marina wahahinduye umunezero ahara marina wahahinduye umunezero ahara makuba wahahinduye ibisubizo ahara marira wahahinduye umunezero ahari ibibazo wahahinduye ibisubizo ahara marira wahahinduye umunezero abari bafunze
wakoze Mana we harababonye ineza yawe ahari amarira warahinduye umunezero ahara marira warahinduye umunezero Katuyo kwa Yesu ni salama. So
ingoma ibihumbi zarashize, abami bakomeye baratambutse, ariko ingoma yiwe ntizahanguka. Ibihe n'ibihe, ingoma ibihumbi zarashize, abami bakomeye baratambutse, ariko ingoma yiwe ntizahanguka. Ibihe n'ibihe, ingoma ibihumbi zarashize, abami bakomeye baratambutse, ariko ingoma yiwe ntizahanguka. Ibihe n'ibihe, aha, baratambutse, ariko ingoma yiwe ntizahanguka. Ibihe n'ibihe, nashimwe umwami w'abami, nashimwe, nashimwe umwami w'abami, nashimwe, isi yose imushime. Umwami w'abami nashimwe, isi yose imushime. Umwami w'abami nashimwe, nashimwe umwami w'abami, nashimwe, nashimwe umwami w'abami, nashimwe, isi yose imushime. Umwami w'abami nashimwe. Indirimbo igishimisha, igifasha cyane. Worship team bita Dominion niyo yaririmbye. Indirimbo nayo gusimbuza ku mutima. Ingoma ibihumbi zarashize, abami bakomeye baratambutse, ariko ingoma yiwe ntizahanguka. Ibihe n'ibihe, umva, ingoma yawe niyogere, iy'abana b'abantu yaroge, ingoma yawe niyogere. Nshingiye ku byo nabonye, ndi umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nshingiye ku byo nabonye, ndi umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ingoma yawe niyogere, tugiye kwiragiza Imana hanyuma dusoza. Sibyo buriya James? Twiragiza muri Imana y'ukuri, komeza kunyobora, oracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Imana y'ukuri, komeza kunyobora, oracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho nagufite bintera
vuba namikubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba uru rugendo mfite n'urwo kujya mu ijoro umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujyayo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza mbona ingororano yanjye. Reka dusoze. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire na Mwuka Wera azabayobore, kandi Yesu Kristo akomeze kuvukira mu mitima yanyu. Imana ibaho umugisha. James, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Musigara amahoro y'Imana.